akampondagura ninjoro akantegeka kubivuga nashiriyemo yego ese igihe gisanze abantu mu ngo zimeze gutya nicyo ugira inama aho abantu badukurikiye aha yewe iyo uvuze iby'ingo byo rero numva winjiye muri domaine yanje ararira amezi 2 arangije aravuga ngo ntabwo nshaka ko hari undi mukobwa wo muri Israeli uzongera gutangwaho igitambo naririnze ubukobwa bwanjye narinze abadayimoni nirinze abasore bamarari nirinze ubusambanyi nirinze ubusizi ariko data arangije arampiga mbega intwari y'umukobwa none ngiye guca gahigo rero none uri siri yuko ibintu biri kugukorerwa weho bihaye urwaho urabyemeye uri gushaka ko bizakurikirana n'abana bawe waciye karande noneho ikakugarukiraho nubwo ubabaye ariko umukobwa wawe ntazababara koze bishoboka byo umva yashashe neza yego inkweto itari yawe niyo wasasa ntibibona niyo wateka umuratu ukawuteka mu ifiriti ntago ibibona niyo wakwambara super ukagerekaho na bazarishe ntago ibona ko waberewe abazibo urumva bo atari umwuka wo uzabakurikirana umwuka urakurikirana uyu mwuka rero uyu mwuka niyo wahanura uragukurikirana yego niyo wasengera abantu uyu mwuka uragukurikirana iyo utarisobanukirwa ngo umenye uwo mwuka ushobora kukurekura cyangwa ukuveho gasiha kubera ko kubyariye 4 yego kwa kubyariye 3 ako ni mureke twihangana ako subu amabero aragushije mureke zinga tuzihanganiremo amabero aragushije ndabyemera yuko wagerageza bikanga pe yego ukanahunga ariko reka nkubwira byananze reka kuri bihamya hirya no hino yego nukuri ntazagira umuntu uvuga ngo uhemukiye umuntu nukuri ntukazajya uba promoter yo gutera ibikomere cyangwa kubabaza abantu kubera ko Imana yadushizemo umwuka ubundi wo kunezeza abantu no kubahisha abandi nimureke tureke gususuguza abantu umuntu aragutegeye umuntu arakurije indege umuntu agukoreye ubukwe umuntu akwambitse akwambikiye nyoko umwenda w'icyubahiro amukuye muri nyakatsi none aba diaspora bacu rero bakabyara arabanza kanamukura muri nyakatsi yarangiza yagera y'umwaka 2 2 3 4 uti nanjye aba bana rero bantunga ni igishoro cyanjye buri mwana bazajya bamugenera umushahara we ariko agenda abona aba diaspora twabatumwa turabashuhuje nshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana ba evangeliste Mama Lionel turabakunda cyane kandi natwe muradukunda ikimenyetso cyuko mudukunda nuko tugarutse ineza yanyu imenywa n'abantu bose ariko jewe hakarushe ineza abantu bankurikirana bakanankurikira ndabagutuye Imana ibaho umugisha nongeye kugarura umukozi w'Imana ubushize twagiranye ibihe byiza cyane tuvuga ku gihe abantu bakubiswe n'igihe abantu bahuye n'ingorane mu gihe tuvuga gusohoka mu gihe ariko uyu munsi twashatse kuvuga igihe gisanga abantu mu ngo igihe gisanga abantu mu ngo ingo basezeranye ivangamutungo risesuye ivangamutungo muhahano abatarasezeranye igihe mu ngo kigusanzeho kikagukaraga umukozi w'Imana ikakwikaragira turagira ngo umuntu ukubanye bwa mbere bushize ashobora kuba atarakubonye ubanze wibwira abantu badukurikiye ninge wa mugore amen ninge wa mugore ufite amateka ufite impano y'ibyishimo ufite amateka ufite Imana yamukuye ninge wa mugore w'imfubyi ufite se iraganye nyina utaragize ipapaga kanema imiryango ariko ninge wa mugore wicaye hano ninge wa mugore Imana yemeye ko isi yose imenya haleluya ninge wa mugore hari ahantu narindi hameze nkaho ndi mu gahege aho ngaho megetse aho ngaho ariko Imana ikankurayo ikazi kanshira hano ni mama Prophet Kirezi Marie Claudine ni mama w'abana 4 n'umutwari Imana iguha umugisha utekara cyanije cyangwa sara cyamaye amahirwe yo kwipresenta ryo oya ako biraryoshye nabyo biraryoshye kumva uri mama w'abana ariko iki kintu Imana yadukoreye ariko wite iyo ni presence gutyo bituma agira ikifuzo cy'umuntu udafite umwana kuba turi mama w'abana akakanya dusetinza abana mu nda y'ingoma turi muri amavuta yo kuva ko turi ba mama w'abana umuntu udukurikiranya atari mama w'abana inda yawe tuyinjijemo abahungu n'abakobwa muri uyu mwaka twatuyeho gutwita mu izina rya Yesu ibyo birakoze ndabizi neza turagira ngo rero abantu badukurikiye mbere yo kwinjira mu kiganiro banza usengere ibyo tugiye kuvugana badukurikiranye
Mana turagushimye Mana tuguhaye icyubahiro urera kandi urakiranuka uko wari uri kera n'uyu munsi wa none ntujye uhinduka nukuri imirimo yawe n'ibitangaza byawe nukuri turacyabibona nukuri nta wakwiringiye cyangwa kwizera korwe n'isoni kandi nta waguhanze amaso ngo umuhemukire Uwiteka rero weho dore ntago ujye uhemuka abantu bajya biringira abantu ndetse bakiringira amagare n'amafarashi Uwiteka we ariko wowe ntago we ujye uhemuka hari benshi cyane biringiye abantu barabahemukira ariko wowe dore we uri data wa twese uri mu ijuru uri Imana kandi uri umujyanama urashoboye kandi ushoboye byose nta kibasha kurogoya umugambi wawe ngaho rero ururuka muri iki kiganiro Mana uzu twuzuza umwuka w'ubwenge uzu twuzuza umwuka wera wawe uzubane natwe Uwiteka uzamatane n'ibi bihe mwami duhagazemo maze udukoreshe muri iki gihe imirimo n'ibitangaza izina ryawe rihabwe icubahiro mu izina rya Yesu amen urakoze cyane nkunda y'umunyamwuka asenze hari igihe njya mu rusengero bagaha umuntu ngo asenga nk'abantu Imana isengesho ni ryo munyamubiri ntabwo rirenze nama arapfundikanije nyine arapfundikanije kugira ngo bigira ngo Mana ngo turagushimiye ngo urabona ko urareba ukumva ibyo bibyo ari byo ngo twisengeye ngo gahunda na porogaramu ngo dusengeye ijambo kandi rirasengeye kumva n'ibintu apfundikanije ariko ari igihe umunyamwuka asenga nkavuga ni vraiment nokuri ariko umunyamwuka hari hana abari kubikura yego hari umuntu wambajije ngo ariko ngo ubuhanuzi bubiza gute ubundi ngo mubikura he ngo guto umuntu ngo ashobora guhanura ngo ibintu ngo biba biri kuva he ntago ari ibintu abantu bihangisha ntago ari ibintu twihangishije ahubwo na ahantu dukura ibintu tukabihakura maze natwe tukabibahiriza umwuka wera akatuzaho akaduhangaho agahagarara ku munwa tukavuga burya nubona umuntu arimo naguhanura ry'umusengero uvuga utindukanye umwuka wamuvangira kuko n'abahanuzi bajya bavangirwa ntibabimenye umukozi w'Imana ubushize twavuze ku gihe ariko umunsi ndashaka ko tuvuga kungo turashaka ko tuvuga kungo tuvuge ngo nuko ngo n'urugo rurimo umugabo n'umugore n'abana famille yego aba bantu bahuye n'igihe bahura n'ibihe bitwara nabi hari ibintu birimo bibera mu ngo birimo bituma umugore avuga ati ndagiye undi ati jewe ndi imfura mama mbwiye gupfiramo nubwo ndi gukubitwa nubwo mpohoterwa nubwo umuryango nashatsemo baramukazi banjye bene umugabo banyishuruboza mabukwe tubana mu nzu mfuye mpagaze maze kurwara hypertension none byabaye iponda pfuye umugabo arampondagura ninjoro akanegeka kubivuga nashiriyemo yego ese igihe gisanze abantu mu ngo zimeze gutya nicyo ugira inama aho abantu badukurikiye yewe iyo uvuze iby'ingo byo rero numva winjiye muri domaine yanje buriya natangiye buriya nkubita hasi imbaraga za divorce yego nzamagana nukuri mama Mariyone hari igihe uhura n'umuntu mukaganira yego ugasanga yararenganye hari n'undi muhura akakubwira ngo yakoze divorce yakubwira icyo ayikora kumva wamukubita ugafata inkono ugakubita kumva icyo kintu wihanganiye nka 5 kandi urubatse bitanu gusa ahubwo wihanganiye ahubwo nk'ijana natwe hari ibyo natwe twihanganiye ukumva umuntu ari kwitakisha yakubwira utuntu ahuye natwo mu rugo dutumye atwara divorce uko Mana yanjye abo muri iyi minsi bo nabavizi yo veni ntibakeneye kurya ibitoki na kawunga ngo abo barya nta kirize ihari aho ngaho gahunda yabo yari amavewiti yego ntabwo nzajya mpora nega moto mumbeho ibintu nk'ibyo ubwo rero nabonye atari umugabo w'icyerekezo cyanjye umugabo atashye bwije kandi ejo wundi kuri anniversaire aguhaye imodoka uti ndahukanya atataha bwije ibyo bigatuma oya ngo yabonye ngo akazi ngo misiyo ngo yagiye ngo haze igihugu ngo azamara y'amezi angahe ngo ubu rero ngo azaza nkora divorce ukumva wafata inkoni ugakubita umuntu kamutsibagura inkoni kamugeramo imbere ukumva bitewe n'iby'iwabo byamujabutse neza ariko kenshi usanga ari ibikarande ni bya karande byo kwa nyina no kwa nyina baba barubatse gutyo ugasanga rimwe na rimwe nyina nawe yafashe icyemezo gutyo yego ugasanga na nyina umubyara ati mwana wanjye yiguteje umutwe kuko nawe yiyemeye guta umutwe ababyeyi dufite aha ngaha nabo nibitangaza mama nta mpuguro nta kuvuga ati mwana wanjye bigenze kera twebwe twubaka niyo wacaga ku mubyeyi
yarakubwira guti mwana wa hafi niko zubakwa niko zubakwa uti kandi umugore n'uwibanga mu rugo kandi akagira ate agakorera urugo rwe tiburi urugo yamaze kurugeramo ukagiramo umusaruro w'abana usigarana noneho urwana n'uwo musaruro kugira ngo ukuze nawe urega witwerega nyirakuru w'abantu gushinjagira ushira ukomereka ntukoma ariko wubaka rwose ariko wubaka umaze no kubyara mwana wanjye shinyiriza ariko uyu munsi mwana wa ihangane baramubeshe di iwacu se iwacu twebwe abega basiga abazigaba abanyiginya abageserakazi ntago twebwe dukubitwa gutyo mwana wa uziyizire aho wasize igitanda cyawe ntuhaze iyizire ntuhaze igitanda cyawe n'ubu ngubu nta muntu ugikoma ari no kubwira ati nibyo byano bimusigire kandi bari abana ati bimusigire wiyizire atumukomesha yagutwaye uri umwe uzagaruka uri umwe abo bana bamusigire nawe yumva umusonga nawe bimucange ariko se mama reka mvugane nawe byabayeho cyangwa we ufite icyemezo cyo ko bizakubaho urabizi neza ko nawe ufite umusaruro munini cyane kuri abo bana abana se bagiye kuzira se amaraso yawe kweri ntawe uzakurerera ukiriho yego kandi uburiya ngo inkonda umwana utari wawe ngo abishe inkonda abanyarwanda niko bacaga umugani buri siri yuko umwana wawe rubanda azamumetereza akamurera yego ninde uzakuruhira urukundo ubundi umugabo atakweretse azarwereka abana bawe yego se aho hantu tsimbarara ku bana bawe erega izingarega ushobora no kurwubaka ukarwihanganiramo kugira ngo ugire abana bawe ugira aho bageza nicyo nshaka cyane kugira ngo uce karande uci bikugendaho ucagahigo uriya mwami ni Yefuta uriya wagiye ku rugamba akavuga ngo numfasha nkanesha abanzi banjye kizatunguka mu rugo nzakigura hakaza umwana w'umukobwa yego uzi ko uriya mwana w'umukobwa isa kimara kumubwira amakuru yamubayeho yuko kandi Imana yatabaranye nawe agatabarukana amahoro yego nukuri Imana igakora ibyo yamubwiye urabizi neza ko uriya mwana akimara gutegera amatwi se yahise amwaka amezi 2 aramubwira ngo amezi 2 ijye kuririra ubukumi bwanjye none mwebwe muri hehe ko mutaririra ingo zanyu kutaririra abana bawe kutaririra uwo mugabo kutaririra ubwo bukumi ubukobwa bwawe erega yarabwangije erega yarabwangije ubu uyu munsi viziyo ufite cyangwa se imigambi ufite si ugifite biri kubarenga abantu bakiyahura yego akagenda akajya hariya muri etaje agahanuka ugasanga indera hari abantu barwaye depression benshi imitima amakanseri ibyo byose biri kuririra mu bibazo biri guturuka mu ngo iminaniro ikabije n'agahinda gakabije abantu bari kubabaga mu bwonko bari kubabaga mu mutwe kubera ibyo bibazo ubundi ngende gushaka kubwira abantu ngo nibiha amahoro yego niba umuntu akubujije amahoro we igakwiha amahoro igakubana n'ubumuga umva ubundi sidije igikira nabwo igikira nase umuntu yifitiye uhuye nawe uyimusomaho kada yamenye kubana nayo no kumenya hari n'igihe usanga akurusha na fresheri kandi ayifite nawe ukazajya uvuga ubundi bayitwara gute yego se yamenye ikinene cya 2 z'ijoro kuki utamenya amasengesho yasanga kuki utamenya amasengesho ya 9 z'ijoro zasaha nukuvuga ngo ibyo wirirwa mu munsi wose ni plan satani aba yagupangiye kandi ra plan ayipanga guhera saa 6 z'ijoro kugera saa 10 za mu gitondo nibwo aba ari marapanga noneho iriya migambi na biriya bikorwa bye iyo saa 10 weho ubyutse cya saa 11 wowe uramukira mu migambi yiwe rero ukayikoreramo mu myanzuro ya satani ubu rero abanyamasengesho rero niyo mpamvu isaha y'isa 9 uretse ko ngewe buriya saa 9 burangiye buriya guhera saa 6 yego saa 7 saa 8 saa 9 saa 10 saa 10 nimwe ushatse ntiwambona saa 12 kabisa mbanguye agacu urangije nayo gucucuma imyuka mibi cyane kubasubiza mu birendera kuko namenye yuko ariyo masaha bakorera cyane kandi niyo masaha baba bapanze ibyabo yego ariko ugasanga weho ntabwo uzi kwikiperereza uvuge ngo urugo rwanjye nubwo bimeze gutya reka nikiperereza mpange reka mpagarare mu nyingi yinije uriya mukobwa wa Yefuta yafashe umwanya aragenda ararira amezi 2 arangije aravuga ngo ntabwo nshaka ko hari undi mukobwa wo muri Isiraheli uzongera gutangwaho igitambo naririnze ubukobwa bwanjye narinze abadayimoni nirinze abasore b'amarari nirinze ubusambanyi nirinze ubusinzi ariko data arangije arampiga
mbega intwari y'umukobwa none ngiye guca gahigo rero none uri siri yuko ibintu biri kugukorerwa weho bihaye urwaho urabyemeye uri gushaka ko bizakurikirana n'abana bawe waciye iyo karande noneho ikakugarukiraho nubwo ubabaye ariko umukobwa wawe ntazababare yeranje bigarukiraho yeranje b'intwari amina nabyumvise yeranje ntazagira intambara igaruka mu muryango ubigitambo hinduka igitambo basi wowe zemere basi wowe emera uwo nguwo yego pfira abana pfira umuryango pfira abari inyuma yawe bapfira basigaye ariko umuhungu wawe yego umugore ntazamugira cyo ariko umukobwa wawe umugabo ntazamugira cyo azubaka urugo rw'amata n'ubuki azatera imbere buriya umubabaro wa mbere ujya ubaho niyo mpamvu mu gutegeka ko kabiri handitsemo ngo mpora abana gukiranirwa kwa base n'abanyina unese bariya abana urumva bagenda kuburana batsinda cyane ariko kubera ko hari ibintu bidukurikirana kubera ko byaturutse mu miryango kubera ko byaturutse mu bana kubera ko byaturutse muri karande umuntu yatize rero kurwana nabyo agashaka kwigira umudabagizi muri ibi bintu biramupfubana cyane rwose uri kwangiza iyi generation yawe uri kwangiza iyi nuza yawe urimo niyeje uri kuyangiza niyeje mundi no kuvuga ngo abuzukuru bawe urabangije abuzukuruza urabangije ubuvivura bwangije n'ubuvivura urabwangije nukuvuga rero ngo igiti urakirandura ajugunye yego kandi wakagombye wabwo kukivomerera ukamerega uyu munsi umwana wakuze iwabo bajya mu bapfumu n'umwana wakuze iwabo ari abanyamasengesho noneho akagira nkanjye mama bitangaza ngewe akagira mama Liyoni yego ntabwo abo bana bazamera kimwe uriya wo mu bapfumu hari imyuka imukurikirana ariko ngewe uwanjye yisanga mu migisha hari ijambo Apotre Gitwaza ageze kuvuga aravuga ngo imigisha data Imana yamubwiye yose uyu munsi iri kuri ngewe no kuvuga ngo Gitwaza yisanze mu migisha aho yakubitaga harorohaga yego uzi gusenga amasengesho bikoroha yego uzi guhamagara ukitabwa kubera ko hari umuntu wundi wagusasiye hari umuntu waguseguye hari umuntu wakuvomereye hari umuntu waguharuriye hari umuntu waharuye inzira uyu munsi rero ntago ababyeyi b'uyu munsi turi gushaka rero guharurira abana bacu ni ikibazo iterera iyo ngiyo niba ari amezi 6 ubundi njya nibaza umuntu yasenya urugo rw'imyaka 3 gute mama Liyoni si undi mu myaka 3 ubwo biba bipfiriye hehe bimukire muri buki se bipfuye gute mu myaka 3 se ntiwabitekerejeho se ko bipfuye bitaragera fondasiyo itararangira aha rero harimo rero ibibazo rero dushaka kwibaza akatwa nisubiza hari ukwa mbere ari uguhura n'umuntu atari uwawe yego niyo wateka ibuye rigashya uriya muntu utari uwawe ahora guhinduka ntiwafata injangwe ngo yigire ngo ntiwafata imbwa ngo yigire inka niyo wateka ibuye rigashya reka mbabwire hari ni umve hari abantu bari kutwumva ari abanyamasengesho ariko baratetse amabuye yanga gushya barakoze ibishoboka byose aha niho nshaka ko tugera ku bantu bakoze ibishoboka byose bikanga bakoze ibishoboka byose umva yashashe neza yego inkweto itari yawe niyo wasasa ntibibona niyo wateka umuratu ukawuteka mu ifiriti ntago ibibona niyo wakwambara super ukagerekaho na bazarishe ntago ibona ko waberewe fata inkweto ya bodaboda bafata niya omojo ugiye mu nzira uhita ubibona ni ukuvuga ngo haba harimo intera ariko abo bantu tubabwira iki bahuye n'icyo kintu ntarajya ku cya kabiri cy'ibitero reka nkubwire rero aha hantu winjiye niho nashakaga hari abantu bateye pasi biranga birisha ifana babyina mu ivumbi urihinduye icondo hari abantu bakoresheje ibishoboka byose keya barazitanga hari aba badamu badukurikiye tugeze kuri iki cyiciro cy'abakoze ibishoboka byose
zose agasasa agategura agafungura amasogisi amasurprise ya buri munsi anniversaire ahoraho surprise utumesaje ngaho yamuguriye ngaho Yesu present zigezweho ukama surprise akagwikofe wa muhurura byakaguha amacandwe bakoze ibishoboka byose abangaba nibo nshaka ko tubwire sede bapfe ese aba bantu tubareke bagwe muri zingo bapfire muri Nyagasani bapfire muri ryo nyina babwiye ngo niko zubakwa aba bantu bahohoterwe barugumemo aba bantu bapfe ngo niko ngo nabamye nabapfuye mu gihe cy'ingoma itararengeraga abagore naho turahagusha ese aba bantu bapfe aba bantu bagwe mu rugo uyu muntu arinda apfa abore tujya kumukingura atirereye abana uyu muntu yahunga oya hari n'abapfuye n'iperereza riri buri burengero riraburirwa rwose kwa muganga basanga zizi peretation na hypo kandi azizi ibyo yabitse cyane ese tureka abadamu bagumye bapfire muri izi ngo bahunge nabwo tubabwiye ngo nibahukana ariko nibahunge guhunga ariko biremewe na Yesu baramuhongeje none se Yosefu ajya kumufata burya akamuhongesha yamugumisha hariya burya ntibari kumutemada yari kuhagwa ariko burya Herode ntigikenye yari kuhagwa none se Herode bundi yumva inama yego aterwa ubwoba n'amagambo Herode ari yaminiya kuko ari ariyahura numvuga rero ashaka kwiyahuraho hari umuntu ahangaha wakoze ibisho tega amatwi yego wakoze ibishoboka byose kandi wagerageje yego bikanga imyaka umva nuza kumbwira ngo amezi 6 byaranze umwaka byaranze 2 byaranze 3 byaranze 5 byaranze 10 byaranze oya garukiriza ariko umuntu wagerageje handi imiryango ivuga ako uzi ko hari n'ahantu haza abahamya bakavuga utariko ntago umuntu ashobotse wamuretse na bene nyina bakaza bavukana bonse rimwe bati uyu mugabo yari yarananiranye turamuzi ahubwo sinzi icyo mwihanga amwicira iki twamubwiye bari gushingura twamubwiye mbere uyu muntu rero ahagarara ku muco rero wa Gikristo cyo ni cyambere akabigwamo agapfira itorero kandi atari nyinaryo agapfa yawe babyita gupfa wiyawe kwiyahura ibyo nukwiyahura yarure ugenda urwanira inyuma y'intambara uryohereza ibibombo urwanira inyuma y'urugo uruburanira inyuma y'urugo nimba urugo rusubiremo nimba atari urwawe erega natwe rega umenya kwerekana ba mama baragendaga bakagaruka bakabacura bakabacurana n'igitenge bakamukanda umugongo umugabo akaza kumucyura azanye igitenge akaza kandi yaciye bugufi imbere y'imiryango bayiteranyije ariko wowe uravuga ngo hoya tazagira umuntu bimenya hatazagira ute umutima ariko ikibazo kugiye kukurenga promotion mama baramukubitaga bakamukubita igitenge atarankubita akankubita igitenge arankubita akankubita ibirayi none ubu baragukubita nta namiteyo ari we wanabihashya ahubwo nuwo mwenda ari we wawiguriye umwana kwishura ari we wamwishyuye umuhaye inyama nta n'imiteza yashisize arangiza akagushoramo imigeri hunga udapfa niko bibiri ivuga hunga udapfa yego aba bantu ntago ndi bubemerere muri iyi shuro yego maze iminsi nakira ibintu biteye ubwoba we abadamu bakaza bakarira uti mama pasteur uravuga ngo na divorce yego niko bimeze ariko noneho hari uburyo yego ushobora kurwana urugamba ugahindura strategy rega n'abadayimoni nabo rega bahindura strategy yego bazerega ino namara bayirwanye tutaraba dayimoni yatangiye ntaravuka Satani atangira ntaravuka azintani afite intambara mu kazi Paulo nawe arabihura ati turwana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere n'abatware n'abategetsi biyisi birasaba ko mujya ahantu mugakubita nimuhushe nukwitarura urugo ugakubita ntuhushe jya kure y'urugo uhunga gake ubundi ukubite ntuhushe hari abantu ahangaha bihanganye cyane ariko barwaye imigongo barihanganye bahora babyara bambabaza nuko umwana ati nimbabazi kuko bafite bambabazi nka 7 bafite bambabazi nk'8 ku munsi wo itanga imbabazi no mbabarira no kuri ntago bizongera mbabaza akabarinjiye yawe ejo nabwo akongera bikaduruvanga bukeye bwaho nawe uti wambabariye ko ntazongera mbabaza akabarinjiye nta wuru umva nta love uhari nimbabazi nta rukundo uhari nimbabarira y'umunsi umwe none se abo bambabazi bo urumva bo atari umwuka wo uzabakurikirana
uyu mwuka urakurikirana uyu mwuka rero uyu mwuka niyo wahanura uragukurikirana yego niyo wasengera abantu uyu mwuka uragukurikirana iyo utarisobanukirwa ngo umenye uwo mwuka ushobora kukurekura cyangwa ukuveho yego uwo mwuka ukomezanya nawo yego disi abantu bameze gutyo ni mwisobanukirwe basi umbwira uti noneho duhagarare muri iyi nyiki reka dusenge gutya na gutya erega muswari n'abantu badafite amakuru ku ngo zabo hari abantu badafite amakuru ku ngo zabo ari nka kwa kundi badafite n'abajyanama hari n'umuntu winjira mu rugo atazi ibyo ari byo atazi ibyo agiyemo ntamenye ko atigezamo mu bigeragezo atigeze akorera Imana ahubwo deja yinjiye mu rugo kugira ngo arukoreremo ijuru ntamenye ko urugo yahawe ni urugo agiye gukorera mu bwami bw'ijuru ibi rero kugira ngo umuntu abishurirwe ko agiye gukorera ubwami bw'ijuru mu rugo ni bake hariho n'uwagiye gukorera ubwami bw'ijuru akaba azahagwa uyu niwe turi kubwira ngo yiyarura ahunge akaba azahagwa igare akaryuririra mu rugo iri gare rero riparitse mu rugo ndanarivunaguye iri gare riparitse iwawe nanjye ndaricagaguye mu izina rya Yesu abadamu barimo bapfa mu buryo tutazi noneho igitangaza reba abantu bari gupfa muri iyi minsi hari abacecuru n'abasaza bagepfa iperereza ry'umwuka ubu rinatangiye ubu iperereza ry'umwuka ryatangiye aba badamu barimo bapfa bakiri bato kwa muganga bagasanga ni negatifu yapfurupfu bwagaragaza ko arwaye ipo azize iperi iperereza riratangiye ry'umwuka turaperereza uyu mugabo arwaye iperi na ipo uhari gute kandi uri umuti yego ubundi mu ngobyi ya Edeni ngo Imana yitegereje Adamu ngibona ntiyishimye irangije ngimuremera umufasha umukwiriye none koko niba koko uwo muntu yaraje akwiriye ku buzima bwawe yego niki gituma hari ahantu hasigaye hacagase niki gituma kuko buriya mama Lionel buriya iyo uhuye n'umuntu umugabo wawe cyangwa umugore wawe uko byagenda kose inzira zose mwacamo umuntu wawe sha murazenguruka muri rompoye mukahurira cyane umva mbega n'igipfa ngo kibungire kikica karakanyuzemo no kuvuga ngo umuntu ntabwo agonda ijosi yego ahora ameze atyo yego iwacu twebwe uratuzi yego ngewe amashuri yanjye urayazi n'abadamu bize bashatse abagabo batize babatukira no muri ibyo byongereza akaguhariko bashuti be bamusura bakajya bakuvuga mu cyongereza naho ukadutambukana amashati n'amakabutura naho bakuriho neza kumenya igiswahire nta muntu ukinyigishije kubera ko umugabo wanjye iwabo bazaga bakavuga igiswahire azanumva bashaka kuba bari kumvuga yego inshuti zazaza akavuga igiswahire nkavuga ni tu burandi ngiye bariho niga kwiga igiswahire kandi nta muntu ukinyigishije kugira ngo nkurikirane nimba nta muntu ukuvugira iwawe ntabwo uza kumenyerera iwanjye ako kara kanyuzemo ahantu tugeze nshaka kukubaza mama bitangaza dore turaburebye uyu mudamu wihanganye kwihangana kugera iherezo abona agiye gupfa afashe umwanzuro wo gufata abana be 2 cyangwa 3 cyangwa arijyanye aragiye n'abana bagiye gushaka haba ese turabyemeye arahunze turabyemeye divorce irabaye hirya y'ibi ngibi hari ibintu ugenenga wo bivugaho iki hirya y'ibi kongera gushaka genda binenga ge nka mama Lionel nyirabagenzi Alice uvuka kwa Karisa na Margarita guhunga kwahukana ndabyemera divorce ndayemera ariko yewe niyo wanyica sinemera kongera gushaka ukivugaho iki nk'umuhanuzi kazi njye urabizi ko kuva na kera kose nyine n'ubundi nyine nkirwanya ariko naje kuza gusanga buriya abantu buriya batandukanye abantu bafite kwihangana bitandukanye yego ufite kwihangana nawe ufite kwihangana yego hari undi utagufite yego aho ngaho niho hari kubera ikibazo ati ndacyari muto mu birurambye batandukanye afite imyaka 32 yabanye n'umugabo yego azi uburyohe bw'umugabo yego azi ubwo buzima noneho umubiri ntari buwutegeke yego ahubwo rimwe na rimwe urashaka umutegeka uyu muntu iyo utamubaye hafi cyambere nk'umukozi w'Imana ikindi torero rimube hafi ikindi agira ibintu bimwokipa yego bimugira busy ntatekereze kuri ibyo yego uyu munsi impamvu hariho ibyo bintu byinshi akahita ashaka vuba nuza social media zarabyoroheje uri kubita kuri social media ugasanga abasambana ugasanga bigisha iby'ubusamanye ugasanga bigisha iby'imyororokere ukavuga uburyo ari ku rugo rukunaniye nawe uri gushakiramo mu diaspora
kumbe urimo uramushakiramo ugasanga n'ubuhamya budafite ibihamya cyane cyane nawe wenda ari warananiranye yego aje kwigira mwiza nyoni nyinshi ariko kugira ngo ubone nyine kugira ngo arebe ko yahakura umuviza ubona agenda akaraga umwana wo hakurya shaka agenda akamukaraga we agiye gukaraga no hakurya shaka baragenda ariko bakabakaraga noneho ariko bari noneho niba narindira igihe kinini shaka nibura ngo amurishe kabiri apfa kugerayo ati ngeze muri Amerika Yesu iminsi we umwana umudiaspora yakubise ubukwe hariya bwa miliyoni 10-20 akagutegera indege visa akayigushakira rimwe na rimwe ari n'igihe baba bafite n'abana nabo bakaburiza yigosha yagerayo umwana w'umukobwa akamubwira utumva nahemukiye benshi nawe icyo napfaga no kugera ahangaha guhemukira nahemukiye uyu waneye inda n'ubundi mfite uburambe mu bugome mpemukira wari warashatse mpyisi birazwi mu ishyamba ndi mpyisi birazwi mu ishyamba ko ari jye mahombo ni president w'impyisi nijye uzihagarariye hamwe nanjye rero ubona nijye uhagarariye impyisi ariko bari abantu ntibagira n'isoni ukwezi kumwe umwaka umwe 2 3 wamara kumukuraho abana 3 cyangwa 4 ukahita hariya gasiha nyakibi ntirarabushyitse baba we nimumbabarire nimumbwire umuntu atangiye kwitwa gasiha kubera ko kubyariye 4 yego se kwa kubyariye 3 ako nimureke twihangana ako subu amabero ragushije nimureke zinga tuzihanganiremo amabero ragushije ndabyemera yuko wagerageza bikanga pe yego ukanahunga ariko reka nkubwire byananze reka kuri bihamya hirya no hino yego nukuri ntazagira umuntu uvuga ngo uhemukiye umuntu nukuri ntukazajya uba promoteri yo gutera ibikomere cyangwa kubabaza abantu kubera ko Imana yadushizemo umwuka ubundi wo kunezeza abantu no kubahisha abandi nimureke tureke gususuguza abantu umuntu aragutegeye umuntu arakurije indege umuntu agukoreye ubukwe umuntu akwambikiye nyoko umwenda w'icyubahiro amukuye muri nyakatsi none aba diaspora bacu rero bakabyara arabanza kanamukura muri nyakatsi yarangiza yagerayo umwaka 2 2 3 4 uti nanjye aba bana rero bantunga ni igishoro cyanjye buri mwana bazajya bamugenera umushahara we ariko agenda abona aba diaspora twabatumweho twabatumweho cyane ahubwo nibatega amatwi ahubwo kandi mucane ku maso nibakomere nibirinde nitondera aba bantu ngo zinaniye bavemo nimwirinde ariko nabaragiye usanga barageze arabananiye bikabari bihomara 2 bihuye ari bihomara 2 bihuye ndagira ngo remvuge ku mahirwe ya kabiri rero abantu bajya bitwaza ahangaha amahirwe yaba ya kabiri ariko ntiyaba ya gatatu yego ntiyaba ya 4 ntiyaba ya 5 ubwa mbere byaranze muzi yobu yari yasabwe satani yari yamusabye yego ariko yobu ntago ari we ubaye promoter w'ibibazo byamubayeho nta nubwo ari we wikururiye bira bibazo yari yasabwe Imana imuha amahirwe ya kabiri ushobora kugera mu rugo satani akarugusabiramo kavuga uti kugira ngo ngerageze ikirazi Claudine cha umve agira umutima w'urukundo aca bugufi akunda abantu mbona ijuru yaryinjiramo vuba vuba kugira ngo rero mugerageze neza ngiye kuririra ahangaha kuri uyu mugabo shaka kubita hirya agakubita hino agakubita hino mugabo yavugaga mu ndimi ukabona birahagaze ndimi zigacira ariko icyo gihe iyo harimo gusaba we wa mudamu we niwe nimo ndabwira niba koko wumva warasaba amahirwe ya kabiri ashaka kuza ku buzima bwawe naza guhoza amarira warize ariko utiririje hari abagore hano biriza rero hari abagore hano bikubitisha umugore wiriza kandi abo muhanga ati umwana n'uwanjye umuzima niwe wanjye amarira y'umuntu wiriza ntahorara na higima Yesu we akubitamo na geste na ritime we urabinyibukije we utuye umwana suwa ati muzima niwe wanjye ati Salomo biramucanga ariko kuri kwimana ati dore nimubaze nabo twari turiyaranye ye baba we ariko umwami Imana imuha ubwenge ari bukoreshe hari ubwenge Imana igiye guhereza abagore hano Imana ishimwe hari ubwenge Imana izanye mu ngo Imana ishimwe Satana ashaka kuriganya yego aya marira y'ingona umuntu akarira amarira y'ingona ukagira ngo ni amarira y'umwuka w'Imana kuko nayingona utishati nariraga imbere ya famiye yawe bagera mu cyumba aho famiye yagiye kandi ngubwo bari baje kubunga yarangiza utumva
naguhamije shanda guhaye nukamenyere kandi niwongera kuntorera uti naba ku kazi nubazana none nzavuga ko waryamanaga n'umukozi cyane akamubika mu waryumvishe kandi mfite nuzabihamya ko yamugufatiyeho cha upfa akagenda hari akagira ubwoba akaba hafite ubwoba yebaba we akajya umuntu w'umugabo abagabo turabakomeje ibihangane abagabo turabakomeje ariko namwe mwabagore mwese watoye namwe mwabagore mwe igihe kirageze cyane mama bitangaza nubwo umwanya ubaye muke dushoje ndagira ngo dusenge tubwira abantu ko ubutaha tuzavuga kuri aba bana bajyana na mama wabo gushaka mu zindi ingaruka zibabaho ubu tuzabwira ababyeyi kwihanganira aba bana nabo ntibabatera izindi ngaruka zibikomere ngo bagwe mu ngaruka z'ababyeyi babo reka dusoze dusenga basengera Imana iguha umugisha Imana iguha umugisha cyane mubyeyi nibyo kandi ibintu turi kuvuga ni ibintu biri hano hanze kandi n'ibintu birimo birakora cyane ariko natwe turi gusenya uwo mwuka kugira ngo satani akorwe n'isoni noneho kandi turi no gusobanurira abantu kugira ngo bamenye ibyiciro bahagazemo shaka uba uri mu rugo atari n'urwawe ariko ukagira position uhagararamo y'amasengesho Imana igahindura iyo shusho ushobora kuba uri mu rugo satani yarakunyaze ariko ukagaruza ibyawe ushobora kuba uri mu rugo karandi kwirukankaho icyabungije nyoko na nyogokuru wawe na nyogosenge nawe aricyo kirimo kirakwirukankaho turi gushaka gusobanurira abantu ni ibiki uhagazemo muri iyi minsi Imana ibaha umugisha rero reka dusenge tuzakomereza ahangaho ubutaka tuzabisubukura kandi tuvuge kuri iyo teme uvuze kandi Imana ibaha umugisha amen Mana nziza mana yo kwizerwa mana yo kwiringirwa n'amahanga yose turagushimye wowe se w'imfubye kandi ukaba umugabo wapfakazi wowe Imana igikora kandi igakora imirimo ndetse n'ibitangaza wowe ujye ubasha kubera amaso abantu bose basinziriye cyangwa se bahunikiriye wowe ujye ubasha kubera amaso abakwiringiye ndetse kandi nibakorwa n'isoni reka igihe nk'iki ngiki uze winjire muri izi ngo winjire muri iyi miryango uze uba ari weho muhuza wazo mu izina rya Yesu Kristo uba ari weho ubahuza mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka hari abantu bicaye mu bihe batazi ababibashizemo hari abantu bicaye mu bibazo n'ibigeragezo batazi byabajeho ariko uyu mwuka wari we wose turawunetraliza turakubita hasi mu izina rya Yesu dayimoni n'imbaraga zose zibatera imbaraga zose zikuzimu katika jina la Yesu Kristo reka imbaraga z'Imana zimanuke ziganze wewe tanito takisiki la bada trerebo wewe talida kasakemenere bada trerebo Uwiteka ngwino manuke abantu baragukeneye abadamu baragukeneye abagabo baragukeneye baruhiye muri izi ngo abagore baruhiye muri izi ngo baragukeneye aba bana bavutse muri iyi miryango baragukeneye ngwino Uwiteka ukora ibintu bikomeye muri iyi miryango ngwino wubake kuko we ntujya usenya ngwino wubake ibyo satani ari gusenya ngwino ushigikira abafite imitima ikomeye ngwino ushigikira abafite imitima imenetse ngwino ushigikira abafite imitima yo gusenga ngwino ushigikira abafite imitima y'urukundo ngwino ushigikira Uwiteka we abantu bagifite urukundo abandi bakaba ibinyamaswa abantu bafite umutima wo kubaka abandi ntibabishaka ngwino ubahurize hamwe ngwino wubake dayi we Uwiteka we ngo Yobu amaze gutakaza byose ngo Yobu byose asigaye wenyine n'umubiri wamugiye ngo igihe kimwe urangije ngo ugarura amahirwe ye amahirwe ya kabiri urongera ngo umuha abahungu n'abakobwa urongera ngo umuha imisozi urongera umuha amazu urongera umuha amasho urongera umuha abagaragu n'abasha urongera uramunezeza Mana wari waramufashe w'ijambo urangije Uwiteka umwambura ijambo urangije Yobu umuhereza ijambo ngaho rero Mana ngwino ushigikira imiryango uyubake kandi yubakitse mu izina rya Yesu ngwino ushigikira aba bantu ngwino bashigikire turagaruza ibyaba abadamu byaheze ibyo satani yariye ibyo kagunge n'amaguge bariye byose mu izina rya Yesu turabigaruje mu izina rya Yesu abadayimoni bagiye babanyaga turabanetraliza turabaciye mu izina rya Yesu Uwiteka we urakoze kuko ukoze umurimo ukomeye ndabona hari abantu Imana yongeye kugarurira ngo zabo ndabona hari abantu bari barahukanye kandi Imana yongeye kugarura mu ngo zabo kandi bagarukanyemo icyubahiro ndabona hari abantu bari baratanye n'abagabo babo n'abagore babo
ariko ndabona Imana yongera kubahuza kubw'umutima wo guca bugufi bagize hanze aho, kubw'umutima wo gusenga no kubaha Imana. Nukuri mbonye Imana yongera kububaka kandi irabubaka nukuri barubakika. Ndabona Imana yongera urukundo mu miryango, ndabona Imana yongera kubaka ibyo Satani yasenye. Uwiteka urakoze kukuri Imana, urakoze kukuri Imana ivuga kandi bikaba, kandi wategeka bigakomera. Izina ryawe rishirwa hejuru mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Shalom, shalom. Amahoro y'Imana nabe ku buzima bwanyu n'ubwiza bw'Imana bukomeze bubarasire mu izina rya Yesu. Amen. Amina, amina. Yesu abaho umugisha. Amen. Amen.